muri saa yacu ya kabiri reka tuganire ku bijyanye no kurwanya ruswa ku ya 11 mu Rwanda muri Nyakanga. ni umunsi u Rwanda rufatanya na Afurika muri rusange kurwanya ruswa ndetse n'ibiyishingiraho cyangwa ibijyana nayo. ni umunsi ijyana n'akarengane ako kanya. ni umunsi wizihijwe ku rwego runaka wenda tuza kumenya neza. Gusa uyu munsi usanze u Rwanda rudahagaze nabi kubera ko amanota y'aho u Rwanda ruhagaze nabonye ari 58. nibwo bwa mbere u Rwanda rwagize amanota angana nk'ayo ngayo. cyakora umwaka wari wabanje nabwo yari 57 bigenda bizamuka mu bipimo byinshi. u Rwanda tuvuga ko ruhagaze neza. cyakora hari ahakigaragara ibyo nk'uko bigaragara muri raporo y'urwego rw'umuvunyi mu bice yagaragaye mu mwaka ushize. turabwira ko mu kanya guhagarara neza ni byiza ariko no kuguma gutera indi ntambwe ni byiza cyane. muri studio turi kumwe na Gloria Nadine Mugwaneza unayiriho. Gloria Nadine Mugwaneza ni umuyobozi mu rwego rw'umuvunyi yashinzwe ibijyanye no kurwanya ruswa. Gloria tugwaye ikaze. Nakoze. Aramutse neza. Aramutse. Gloria ni amahoro. Ni amahoro. Turabanza tukumva ko mumerewe neza nuko hanze muhabonye kugira ngo tuze twinjira mu kiganiro mbega. Murakoze. Hanze kampere hanze kuko hanze niho njyamo ndigeraho nyuma. Hanze haramutse neza, mbonye hari amafu, nta zuba nta n'imvura. Nanjye naramutse neza. Birumvikana niba hanze ikirere kimeze neza nawe bihita bigenda neza. Twigarukire kuri iyi ruswa rero. Ngira ngo iyo turimo kuvuga ngo u Rwanda ruhagaze neza nuko hari wenda turimo kwigereranya naho bitameze neza cyane. Ariko reka twigereranye tugerageze kureba ni iki cyasabwa, ni iki u Rwanda rusabwa kugira ngo rubashe nyine kuba rwahagarara neza cyane. Twigereranije noneho n'abahagaze neza kurushaho u Rwanda ruhagaze uyu munsi. Uyu munsi mwebwe mu mboni y'urwego rw'umuvunyi mubona ruswa ihagaze ite? Nubwo wenda abandi ku ruhande bashobora kuvuga bati birimo biragenda neza, ariko mwebwe kubera ko ari byo mukurikirana umunsi ku munsi ishusho ya ruswa mu Rwanda n'amayeri ayiherekeza, ariko nanone nk'uko Janti yarabivuze n'ibiyishamikiyeho byitwa akarengane, kuko niba mpawe serivisi Janti akayibura kandi wenda ari we yarigenewe, urumva haba hajemo akarengane. mu ishusho y'urwego rw'umuvunyi ruswa ihagaze gute mu Rwanda? Murakoze. Mbere y'uko tuvuga ishusho ngira ngo twabanza kumva ruswa icyo ari cyo, nubwo abenshi bayizi ariko hari abakiyitiranya no kumva indonke n'amafaranga. ubundi iyo tuvuga ruswa mu itegeko rya 2018 risobanura mu bikorwa 12 kugira ngo abantu bumve ko atari amafaranga gusa. Wenda ntabwo bikorwa 12 byose nabivuga, ariko iyo tuvuga ruswa harimo kwakira indonke binyuranije n'amategeko cyangwa kuyitanga no kuyisaba. Akazamo ariko indonke zo n'amafaranga. Zishobora kuba amafaranga n'ikindi, zishobora kuba icupa, zishobora kuba igitoki, n'ikintu ronka hagamijwe yuko uha umuntu serivisi adakwiriye cyangwa uyimubuza. hari ishimishamubiri rishingiye ku gitsina ugamije kuhesha umuntu ibintu atemerewe. hari ugufata icyemezo gishingiye ku cyene wabo, itonesha ubucuti, urwango cyangwa ikimenyane. hari ukoresha nawo umutungo wa leta, hari ukunyereza, hari ukuwukoresha icyo utagenewe, hari ukwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko, hari no kudashobora gusobanura umutungo ufite. Ibyo bikorwa byose n'ibindi wenda kudasobanura umutungo nabyo bikaba mu gice cya ruswa. Nayo ni ruswa. Kuba wagira umutungo ariko ukaba utashobora gusobanura aho wawukuye, ibyo tubifata nka ruswa, kuko bishobora kuba ayo mafaranga uyakura mu buryo bwa ruswa, icuruzwa ry'abantu cyangwa mu byaha. Ibyo nabyo ni igikorwa kiri mu bikorwa 12 bigize ruswa. Ruswa rero mu Rwanda ifite amayeri menshi, ariko u Rwanda narwo ntabwo rwicaye. Rwashyizeho ingamba zinyuranye zo kugira ngo dukomeze duprogressinge tugere kuri wa mwanya mwiza twifuza kuzaba tugezeho muri 2050. muri gahunda ya Vision 2050 uwo mwanya se tutararengaho n'uwo u Rwanda rwifuza kuzagera. Gahunda ya 2050 Vision 2050 igamije ko mu ntego zayo harimo ko u Rwanda ruzaba ari igihugu cya mbere ku isi mu kurwanya ruswa. Cya mbere ku isi. Dushobora no kuhagera mbere ya 50 abaturage natwe twese tubigizemo uruhare. Kuri ubu rero nk'uko Jedo yari yabivuze duhagaze dute rero?
ku rwego rw'isi umuryango uhita unabijyana na ya point de repere yacu y'itariki 11 uko mwabivuze uko mwaganiriye uhita ukomereye gukomeza. ntabwo urakoze nihuse. ubundi hari icyo twita ukwishyira hamwe kw'ibihugu, African Union Convention on Preventing and Combating Corruption. ni ukuvuga ngo ni ukwishyira hamwe kw'ibihugu rwa Afurika basinyanye amasezerano yo kwishyira hamwe kugira ngo bafatanye gukumira no kurwanya ruswa. Ayo masezerano yasinywe ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi muri 2003. Ibihugu bitamo kwishyira hamwe kugira ngo bifatanye gukumira no kurwanya ruswa, bishyireho ibikorwa binyuranye. Umuturage nakorera ruswa mu Rwanda agahungira muri Uganda abashe gukurikiranwa n'ibindi. Asinywe icyo gihe rero ntabwo ayo masezerano yahise atangira gukurikizwa. Yatangiye gukurikizwa mu 2008 nibwo yatangiye gukurikizwa ibikubiye muri ayo masezerano. Muri 2017 ku itariki 11 z'ukwa karindwi neza n'ubundi nibwo ibihugu byavuze ko hakwiriye gushyirwaho umunsi nyafurika wo kurwanya ruswa, ari nawo twizihiza muri iyi minsi turimo. ni ukuvuga ngo rero nubwo amasezerano yasinywe muri 2003, umunsi nyafurika wo kurwanya ruswa watangiye kwizihizwa muri 2017. ni ukuvuga ngo ejo bundi ubwo twawizihizaga ku wa gatandatu kuri 11 yari inshuro ya 9 tuwijije muri Afurika yose. Kuri iyi nshuro rero dufite insanganyamatsiko igira iti dushyigikira ibikorwa by'ubunyangamugayo, twimakaza cyangwa duha imbaraga ibikorwa byo gukumira no kurwanya ruswa muri Afurika yose. Iyo niyo nsanganyamatsiko dufite iri kugenderwaho n'ibihugu byose muri Afurika. Ntangira ayo masezerano asinywa byari ibihugu 48 byari bitaraniyongera ngo bibe byinshi. Ubu ngubu tumaze kugira ibihugu 55 muri Afurika byose dufite amahirwe yuko byamaze kwinjira muri ayo masezerano, byamaze kuyasinya. Umuntu yariye ruswa hano i Kigali, yego, akajya urugero akajya nko mu birwa runaka muri Afurika hariya, yakurikiranwa mufite ubushobozi bwo gusaba ko akurikiranwa? Ayo masezerano natanga ubwo bw'inyagamburiro ni cyane rwose. ni nayo mpamvu yasinye. ni ukuvuga ngo mu bikorwa byo kurwanya ruswa kugira ngo nze kugera kuri icyo kibazo twavuze ngo twimakaze ubunyangamugayo, dushyigikira ibikorwa byo kurwanya ruswa muri Afurika. Turaza kumva ubunyangamugayo ni iki, ibikorwa byo kurwanya ruswa ubundi ni ibiki. Muri ibyo bikorwa byo kurwanya ruswa, mbere y'uko mvuga ubunyangamugayo, mu bikorwa harimo gushyiraho amategeko, hariho gusinya ayo masezerano, noneho hakabamo no gushyiraho imbaraga mu mategeko n'inzego. Mu mategeko iyo tuvuga ngo imbaraga mu mategeko nuko icyaha cya ruswa buno cyabaye icyaha kidasaza. Kuba kidasaza rero ni ukuvuga ngo aho wagikorera hose, aho wajya niyo byaba nyuma y'imyaka 50 uragaruka ugakurikirana, ntabwo gisaza. Ndetse ni nk'ibyo Jedo wambajije, ubu gikoze ahangaha ukajya muri Afurika y'Epfo, twamaze kumva ko ibihugu byose byamaze kujya muri ayo masezerano. Niba uramutse utorotse wenda umupaka ukabaca muri humye ntibabimenye, nugera muri Afurika y'Epfo zaba twarashyizeho itangazo rivuga ko umuntu akurikiranwa, uwo muntu yakurikiranwaho ibyaha mu Rwanda bazamufata bamugarure. Ngira ngo ntabwo ari n'ubwa mbere mwamubyumvise. Baramukurikiranayo bakamugarura akaza agahanirwa mu Rwanda. Magwaneza, hari amasezerano menshi Afurika igishyiraho umukono, ariko ugasanga nyine yabaye impapuro gusa. Iyubahirizwa ry'amasezerano ryo muri bona rihagaze rite? Urakoze cyane. Urumva amategeko ni kimwe n'iyubahirizwa ni ikindi. Ndetse ni nayo mpamvu ukomeza kubona ibihugu bya Afurika iyo barankinga, turaza kugera no ku mibare, usanga biza inyuma. Urebye implementation y'amategeko mu Rwanda itandukanye n'iyo mu bindi bihugu, ntabwo kwirarira, ariko usanga bose amategeko asa naho ari amwe, inzego ziriho, ibihano biraremereye, ariko kubishyira mu bikorwa no kubikurikirana no kuba bandebereho ku bayobozi, n'icyo twita accountability, kubazwa inshingano, mu bindi bihugu biragenda bigura intege. Arajyaho, ariko umuntu yatanga ruswa n'ubundi ukabona nta kintu bisa naho nta kintu bivuze. Ni nabyo bikomeza gutuma ruswa ikomeza kuba umuco muri Afurika. Nk'ubu turebye ku icyo twita Rwanda Bribery Index na CPI n'ubushakashatsi bukorwa buri mwaka bugaragaza uko ibihugu bihagaze mu kurwanya ruswa.
buri mwaka rero burakorwa. Mwari mwabaye nk'ababivugaho ku rwego rw'isi. Ubu turi ku mwanya wa 41 n'amanota 58 ku ijana. Igihugu cya mbere ni Danemark gifite amanota 89. Aho rero niho twifuza kuzaba turi muri 2050 cyangwa mbere yaho. twe dufite 89 cyangwa twanayarenza byashoboka. Mugwane Karame, niki u Rwanda rudafite uyu munsi rukeneye kugira ngo rugere kuri ayo 89 cyangwa 90, rugere kuri uriya mwanya wa mbere nk'icyerekezo igihugu gifite? Urakoze. Ugira ngo napfa kuvuga ngo hari icyo rudafite, ntacyo. Harabura iki? Harabura uruhare rwa buri wese ngo yiyumvemo kurwanya ruswa, yigiremo umuco w'ubunyangamugayo, noneho agire n'uruhare rwo gutanga amakuru. Ni ukuvuga ngo ikibazo cya ruswa ikorwa n'abantu babiri bose bafitemo inyungu, uretse ko wenda atari ko bihora, hari n'aho biba umuntu akayigusaba utabishaka ukayitanga cyangwa akakurenganya, ariko ubundi ni ibintu bikorerwa mu ibanga. Kugira ngo rero tubashe kurwanya ruswa birasaba ko habaho gutanga amakuru. Muri za ngamba zashyizweho harimo kurengera abatanga amakuru. Ni ukuvuga ngo rero igisabwa dukeneye kugira ngo u Rwanda tugere hahandi nk'uko Bibi yarabibajije, birasaba ko buri wese atinyuka kumva ko ruswa ari ikibazo giteye inkeke, ari ikibazo gihangayikishije isi n'u Rwanda muri rusange, noneho agatinyuka akagaragaza aho yabyumvishe, aho yabibonye, agatanga amakuru. Kandi hariho itegeko rya 2017 rishinzwe kurengera abo batanga amakuru. Ntawamuhotera, amakuru yarakurikiranwa mu ibanga ku buryo ntawe ushobora kumenya utanze amakuru. Abantu nibatanga amakuru, noneho tunubaka umuco w'ubunyangamugayo. Mu nsanganyamatsiko twabivuze. Ubunyangamugayo tubwigiremo, tubutoza abakiri bato, tubatoza urubyiruko, bitangirire mu muryango. Ubunyangamugayo nibwimakara nta ruswa izabaho, na wa mwanya tuzawugeraho mbere ya 2050. Wakomeje ku baturage no gutanga amakuru. Ni iki mubona kigitera abaturage kutatanga amakuru y'ahari ruswa? Urakoze. Baracyafite abaturage mu bushakashatsi bugaragara, iyo babazwa ngo kuki mudatanga amakuru, haravuga ati tugira ubwoba ko twatanzeho amakuru ashobora kuzadukurikirana akatumerera nabi, twumva ntacyo bidutubwiye bitatureba. Hari abasubiza ati n'ubundi hari bwo tuyatanga ntitumenye uko byarangiye, tugasanga twaruhiye ubusa. Ni ukuvuga ngo kudatanga amakuru batangiye impamvu nyinshi, ariko twe nk'urwego rw'umuvunyi kimwe n'izindi nzego zishinzwe gukumira no kurwanya ruswa, twashishikariza abaturage gutinyuka bakamenya ko ayo makuru batanze yakirwa mu ibanga. Ndibuze no gutanga umurongo wo guhamagaraho, ugatanga amakuru mu ibanga kandi nta mayinite akoreshejwe. Wakoresha message, wakoresha guhamagara, wakoresha Twitter cyangwa email, byose birashoboka. Ukaduha amakuru tukayakurikirana mu ibanga ku buryo udashobora kuzakurikiranwa cyangwa ngo umenyekane kuwo wayatanzeho. Nta mazina agaragara, dukoresha kode kandi bikorwa mu ibanga rikomeye. Nta gutumwaho ngo ushyirwe imbere y'uwo watanzeho amakuru ngo sobanura ngo ibyo wabonye. Hoya. Icyakora iyo tugeze ku gutanga amakuru, dusaba abaturage gutanga amakuru bizeye, kuko no gutanga amakuru y'ibihuha yo kubeshyera umuntu ushaka kumushyirishamo, iryo tegeko rishyiraho ibihano n'ubundi birimo igifungo n'ihazabu. Twashishikariza abaturage gutanga amakuru. Mu nzego z'ibanze, muri raporo zanyu no ku y'umwaka ushize, ni hamwe mu hantu hakigaragara ruswa cyane. Inzego z'ibanze ni ukuvuga guhera kuri ba mudugudu, ngo kuzamura urwego rw'ibanze ngira ngo rwarukira ku karere. Nibyo. Izo nzego nibwo buzima bwacu bwa buri munsi. Niho dusaba ibyangombwa bigereranyije, uretse za pasiporo ahari, niho dusaba ibintu byose dukeneye. Birasaba iki kugira ngo izi nzego zifite mu by'ukuri ubuzima bw'abanyarwanda ruswa igabanuke? Nicyo twavuze kinagendana n'insanganyamatsiko. Hari porogaramu iri spesiyale yihariye ku buryo wenda bigabanuka? Uko bimeze kose, nk'uko bivuze, mu bushakashatsi bwose bugenda bukorwa n'amakuru dukura mu baturage, aragaragaza ko mu nzego z'ibanze hagaragaramo ari ruswa iri ku rwego rwo hejuru, ari akarengane kari ku rwego rwo hejuru. Wenda ntanze nk'urugero, nk'umwaka ushize 2025
mu bushakashatsi bwakozwe babaza abaturage basanze ruswa iri ku kigero cya 43.5% n'akarengane kavugwa mu miyoborere y'inzego z'ibanze kari kuri 43 n'ubundi n'ibice 8 uvuga ngo ari akarengane na ruswa Genda kungana. yego GDBB yabivuze ahari ruswa n'akarengane ntigasigara akarengane gashobora gutera ruswa na ruswa igatera akarengane ikigenda gikorwa rero ni ubukangurambaga ni prevention dukora gukumira prevention dukora rero ni ukwigisha abaturage ijambo ariko ubukangurambaga umuntu mvarga ryagutse riri general rikorwa mu buryo bwinshi ubukangurambaga iyo buvuze ni ukwigisha abaturage babwira ari abaturage abantu bose bafite aho bahurira n'izo serivisi z'ibanze urumva dushyiraho amakomite hari amakomite yo kurwanya ruswa mu bigo byose no muri izo nzego z'ibanze hariho haba ku rwego rw'umurenge no ku karere hakabaho icyo twita inama ngishwanama yo kurwanya ruswa n'akarengane ikorera ku rwego rw'umurenge n'akarere ibyo byose ni ingamba dushyiraho kugira ngo abantu bicare hamwe barebe serivisi bo ubwabo bikorere self assessment ya buri gihembwe bavuge ngo se serivisi y'ubutaka niyo yaba irimo ruswa ese uriya muyobozi ko atinza serivisi biragenda bite noneho batangira raporo ku muvunyi tubimenye hakiri kare tukanabahugura kugira umuco w'ubunyangamugayo tukabahugura ku mategeko tubabwira araremereye hari ibihano biremereye hari igifungo kiremereye mbese kwigisha ni uguhozaho ni uko dukora ubukangurambaga ni ukubigisha rege na wasake bibamo iyihe ruswa biza biti ko muri raporo mwabivuze biza bikurikirana urwego ngo iravuza ubuhuha mu baturage bavuga ko ivuza ubuhuha ariko bituba tuvuga iyo dusesengura ruswa cyangwa ubushakashatsi bukorwa mu buryo butatu hari icyo twita perception kuba abaturage ubabaza ati se ubona muri rege ati akiyamira nk'uku niyamiye kuko wenda umuturage yaje kumukorera cash pack amubwira turampatike kandi azi ko ari umukozi wa rege akwiriye guhembwa nuko ibintu nk'ibyo perception usanga iri hejuru abaturage bavuga ngo iravugwamo kubyishyiramo zabiravugwa zabiravugwa ni nazo zikoreshwa cyane mu Rwanda ubundi buryo bukoreshwa aricyo bita likelihood birashoboka cyane cyangwa noneho hakabaho na preference byabayeho hari no kuvuga ngo byabayeho warayatswe warayisabye noneho hakaba n'icyo bita acceptability ni uburyo bwa gatatu bakora mu bushakashatsi bakavuga ngo ese uyisabwe warayitanze cyangwa warayimanye umaze kuyitanga se serivisi warayihawe cyangwa n'ubundi warayimwe n'ubwo buryo butatu bakora mu bushakashatsi ariko ubunini busohoka ni perception muri rege rero na WhatsApp twebwe twirebere mwebwe mu ishusho yanyu nyuma yo kubigenzura rege na wasake n'imyubakire aho ni ahantu havugwamo ruswa na ku rwego rwo polisi. hejuru na polisi n'imitangire y'akazi muri za PSF yego izo ni inzego ziza ku mwanya ya mbere mu kuvugwamo ruswa iyo tubirebye ku bwacu tubibonera mu cyo mwigeze kuvuga ngo serivisi dindi iyo serivisi itanzwe nabi uyihaye atekereza ko ushobora kuba uri kugira ngo yibwirize ushobora no kutayimusaba burundu ariko kubera ko serivisi zaho zitinda nta n'uyisabere bya gutya newe aragutinza akakurerega ku buryo ugomba kwibwiriza kandi koko bakatubwira ngo ubeshye iyo yatanze uyu munsi mu gitondo bucya cash power yageze iwawe byose babirangije ndetse n'amazi ni uko nguko rero iyo turebye natwe dufite amazi dufite n'imiriro dusaba n'izo serivisi iravugwamo natwe turi no mu batanga amakuru ko ivugwamo kandi biturutse muri ya mitangire mibi ya serivisi ese nk'umuntu wo muri rege urumva ntabwo abazi gukora mu rwego rw'umuvunyi ntabwo uramuhamagara ukabona aragenda gake umuyobozi wa rege yigeze kuza mu kiganiro iwacu aratubwira ngo yigeze kwicarana n'abakozi barabwira ati abakozi mwe bose abari benshi rero bagira n'abo kuri firidi benshi ati abakozi mwe mwabaye mute uzi ko nawe yasabye serivisi umukozi akayimwaka umuyobozi wa leta cyane ati none se urampamagara nze nta tike ati nshakira 20,000 yarazi uwo ari bo bafite ubukozi hirya no hino aravuga ati nubwo batuvuga ntabwo ari ukutubeshyera kuko ngewe ubwanjye byanibereyeho kandi umuyobozi wa leta mwarayisabye
cyane ibamo rero ashobora kuba atabimenye ahubwo noneho ikibazo aho kiri iyo yamenye gukora mu rwego rw'umuvunyi nta nubwo akwiteza ubwo biba byarangiye utagira ngo nibwo iyo serivisi ayiguha ahubwo noneho ntayigusaba ntanagira ate biba iyo ngiyo nyine bakaguhererekanya kugeza ubwo noneho uyobewe n'ibyo ukora iyo udashoboye rero gutinyuka muri wa muco wo gutinyuka turi gusaba abaturage ngo umanuke ugende wigerere kuri firidi niba ari na nimero zikoreshwa uhamagare wihurire n'umuyobozi mukuru wowe wazamara n'imyaka 5 utayibonye kuko abandi bo ahita amubwira ati nzana 1,100 akabitanga cash power ikaboneka wowe rero buri bose atinya kukubaza buri wese atinya kubikubwira buri wese akaguhunga bikarangira serivisi wasabaga itabonetse mugwaneza mwatubwiye ko hari iriya tegeko ryo kurengera umuntu utanga amakuru yewe mu rwego rwo kurindwa nta nubwo bazahamagarwa nubwo nawe afite inshingano zo gutanga amakuru koko yizeye ariko ko ririya tegeko rihari ryo kumurengera kandi koko akaba arengerwa icyuho kiza kuboneka hehe aho umuntu noneho aba afite amakuru ariko akayaryamaho kuko uko ayaryamaho ari 1 2 7 niko ruswa nanone bikomeza kugenda igaragara akarengane kiyongera icyuho kiri hehe muri rusange umuhanga Albert Einstein n'uvuga ngo yaravuze ngo iyi si ntabwo izagirwa mbi n'abantu bakora ibibi n'abantu barya ruswa n'abantu baka ruswa n'ibindi cyangwa barenganya abandi ngo izagirwa mbi n'umuntu urebera ibibi ntabivuge kabisa yego JDB yarabivuze neza aravuga ngo ko iryo tegeko rihari kuki hakomeza kuba abantu babika ayo makuru mu mpamvu dutanga yari yambajije ntago harimo impamvu nyinshi harimo abavuga ngo ntibindebe hari no kuba n'iryo tegeko batazi ko rihari ribarengera niyo mpamvu nakomeje kuvuga ngo ikintu cy'ubukangurambaga muri prevention hari abazi ko rihari ariko abenshi ntibazi ko rihari niba banazi ko rihari ntago baramenya neza ibikubiye muri izo ngingo zose nk'ubu nko mu itegeko ryo kurwanya ruswa harimo ingingo ya 19 ivuga ngo ukutaryozwa icyaha cya ruswa iyo ngingo ivuga iki iravuga ngo ushobora guhura na ruswa umuntu akayigusaba cyangwa ukayitanga ariko nyuma yo kuyitanga umutima ukaza kukubwira ati ariko nk'umunyarwanda ukwiriye kubaka igihugu watanze aya makuru uyu muntu niba yayikuriye ejo bundi atazayirya n'undi ukihutira gutanga amakuru ku nzego haba kuri RIB haba ku rwego rw'umuvunyi n'izindi nzego dufatanya kurwanya ruswa uwo muntu watanze amakuru ko yatanze ruswa ariko nta zindi nzego zari zatangira gukurikirana icyo cyaha ntabwo afatwa nk'uwatanze ruswa ntabwo akurikiranwa ni uburyo bwo gushishikariza abantu gutanga amakuru nahuye n'icyaha cya ruswa nayitanze cyangwa nayihawe ariko mbere y'uko hagira izindi nzego zibimenya zibikurikirana ndihuse ngiye gutanga amakuru ntabwo uzakurikiranwa nk'umuntu watanze ruswa wapi uzafatwa ahubwo nk'umuntu watanze amakuru ya ruswa uyisubize niba wayitanze cyangwa niba wayihawe wisubize hari uburyo hari procedure zo kubikurikirana kurumva niba ari nk'ishimisha mubiri ntago washobora kuyisubiza ntago byashoboka hari ibibazo hanyuma icyaha cya ruswa se kirutana uburemere hari ukuntu za ruswa zirutana uburemere icyo ndimo kubibariza hari ukuntu ubona cyane cyane wenda nko ku mbuga nkoranyambaga bakavuga bati ariko abantu ba ruswa batwereka nabariye ruswa ya 1,000,000 n'ibihumbi 500 mbega like not abo batwereka abafatwa abo bavuga ngo barimo barakurikirana hari abandi bajya bafatwa ntibimenyekane niba ari baba babashije gufatwa ko nyine bavuga bati harimo akantu utamenye hari ukuntu ruswa irutana uburemere oya urakoze ngira ngo wenda hano harimo n'abanyamategeko icyaha ni icyaha iyo cyiswe ruswa ubwo ni ruswa niba ari muri bya bikorwa 12 wakoze ntago baravuga ngo bwari ukunyereza umutungo ngo ubwo yakoresheje nawe umutungo wa leta ngo yakoresheje utagenewe ngo ubwo we ngo arahanwa buhoro ngo kurusha ngo watsi indonke cyangwa wakoze n'ikindi muri bya bindi byose birangana n'ibihano birangana ni kuva ku myaka 7 kugeza kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 12 igifungo n'ihazabu ishobora kugera kuri miliyoni 10
birangana. icyakora aho bitandukanira bikazana uburemere buza bukagera no mu myaka 12 hagati y'10 na 12 y'igifungo ni igihe uwariye ruswa cyangwa wagaragaweho ruswa wayitanze ari umuntu uri mu nzego zifata ibyemezo, mu nzego z'ubucamanza, mu nzego zishinzwe kurenganura abaturage. wowe icyaha kiraza bakagihana mu buryo buremereye kurusha abandi. yego ariko ubundi ruswa irangana. buriya icyo yashaka kuvuga ari cyo avuga ngo ibifi binini ntibivugwa, wavuga twa ruswa duto. ariko mu Rwanda nk'uko tubizi nta muntu uri hejuru y'amategeko, ntawe pe. wenda bishobora kuba bitashyirwa mu binyamakuru hose, ariko ari mu bapolisi bahora birukana, ari abayobozi bakomeye murabizi barakurikiranwa, yaba minisitiri yaba iki. nta muntu ayo waba wariye yose, ari miliyoni 10 ari 500,000 mwagiye mubyumva, barakurikiranwa. nta ruswa ikurikiranwa indi ngo irorere cyangwa ngo ihabwe umwihariko ngo indi irorere. ruswa ni mbi. ruswa ni mbi. noneho ikigira mbi kurushaho kinatuma dushishikariza abaturage kuyirwanya nuko ruswa itagira ingaruka ku muntu wayitanze, wayihawe, mbese wakoze icyo cyaha gusa. ahubwo ruswa irarenga ikagira ingaruka no ku muntu utazi aho byabereye, wa mugani waba w'urubyiruko rw'ubu. utazi aho byabereye, ingaruka iraza ikatugeraho, ingengo y'imari ikangirika, imihanda ntikorwe, ibitaro bikaturwaho, amashuri akaguruka kuko yubatswe nabi, umwana wawe akabigwamo. waba uri kwigendera mu muhanda ugahura n'uwatanze ruswa kugira ahabwe perimi akakugonga kandi utazi aho byabereye. wajya kwa muganga ukivuriza ku muntu wize nabi n'abatanga ruswa mu bizamini akagutera urushinge mu mutwe. urwo ni nk'urugero. ni ukuvuga ngo ruswa ikibi cyayo kinatuma dushishikariza abaturage gufatanya twese, buri wese, ni uko igira ingaruka ku wayigize no ku muntu utaramenya aho byabereye. dukwiye guhaguruka rero. mu guhaguruka mu ngamba zirimo ntavaho ntavuze, harimo kubaka ubunyangamugayo. ese ubunyangamugayo ni iki dushishikariza abaturage, ababyeyi gutoza abana? ubunyangamugayo umuhanga aravuga, cyangwa mu bisobanuro avuga ngo ni uruhurirane rw'imico myiza, kuvugisha ukuri, kwanga akarengane, guharanira ubutabera, kugaragaza ibidakwiriye, gukora ibikwiriye nubwo nta muntu waba kureba, nubwo nta tegeko ryaba riraguhana. icyo nicyo twita ubunyangamugayo. akongera akavuga ngo ubunyangamugayo ni iki? ni igihe ibyo ntekereza, ibyo mvuga n'ibyo nkora ari ikintu kimwe. ese ibintu ndi gukora birahamanya n'umutima wanjye? ese ibintu mvuga n'ibyo nkora? ni ukuvuga ngo icyo nicyo twita ubunyangamugayo. umuntu ufite uwo muco, ufite iyo ndangagaciro y'ubwangamugayo, ntabwo ashobora kugaragazwaho na ruswa, kuko ukurara kugaragaza, ntiyakwiba, ntiyabeshya, ntiyabeshyira abandi. icyo rero nicyo dushaka gutoza abana, bakazamuka bazi ko gukopera no gushaka kwiha inyungu zinyuranyije n'amategeko biri muri bya bikorwa 12. kwiba ikaramu ya mugenzi wawe ni ugushaka kwiha ibintu binyuranyije n'amategeko, ni ukwiba, ni kimwe na ruswa. umwana agakura azi ko agomba kuvugisha ukuri, agomba kumenya ngo iki ni icyanjye, si icyanjye. ku mugani ni uruhererekane runaturuka no ku mwana, ku burere, aho umwana ashobora gutahana akantu ka mugenzi we, umubyeyi akabibona nk'ibisanzwe. umwana ejo azatahana ikirenze icyariya, hanyuma nakopera ku ishuri ntibamufate, nagera mu kazi naho bizaba ari ibintu. aha rero reka nanone nibariza akantu kajyanye n'ibihano. mwavuze muti ibihano biraremereye kuva ku myaka 7 kugera kuri 12. yewe rimwe na rimwe noti rimwe na rimwe nabonye wenda iyo ari nk'amafaranga noneho yatanzwemo ruswa agira n'ukuntu bayakuba mu kuzishyura. ariko mubona ibihano bwabyo bihagije? ndimo ndabivugira ko usanga hari nk'ibihugu usanga byarashyizeho ibihano kuri ruswa biremereye pe, harimo n'urupfu. yego hari nk'ibihugu iyo icyaha cya ruswa kiguhamye ni igihano cy'urupfu. nko mu Bushinwa hari abonzi vuba hano barabica, harimo n'abayobozi bakuru. ariko hano wenda igihano cy'urupfu cyo ntabwo kiri mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda, ariko ubwabyo kuba kiriya cyaha kigarukira wenda ku myaka 12. yewe n'uburyo bwo kugikurikirana buranagoye. ku mugani nk'uko babivuze, ni icyaha gikorerwa hagati y'abantu babiri, kenshi nta n'ikimenyetso cyagiye gitakara ahantu mu nzira, ku buryo wenda biza koroha ko mugikurikirana. ko urwego rw'umuvunyi na inteko ishinga amategeko y'u Rwanda murakorana, ndumva banza munageza na raporo
ku nteko ishinga amategeko tuyitanga perezidanse no mu nteko ishinga amategeko. yego mubona ibihano ubwabyo bihagije ku buryo umuntu abitinya, kuko hari n'umuntu unasanga avuga ati ni imyaka 7 nzagenda nyikubite Nzayipeza miliyari rwose yanjye ngiye. iteretse ahantu nzagenda ngaruke mfate amafaranga yanjye. Yego urakoze. Ntabwo ibihano nabivuze nihuta, sinabivuga byose. Mu ngamba u Rwanda rwashyizeho binatuma ruba urwa 3 muri Afurika, rukaba urwa mbere muri East Africa, rukaba urwa 41 nk'uko nabivuze ku rwego rw'isi. Ntabwo ibihano biva kuri iyo myaka 5 kugeza kuri 12 gusa, ibyo biba bihagije. Ubivuze neza nk'uzi n'itegeko, ya ruswa watanze cyangwa ya ruswa wahawe, iyo uhamwe n'icyaha bagukatira imyaka, noneho bakanagusaba ko kwishyura ihazabu ihwanye n'ubwikube 3 bushobora kugera kuri 5 bwayo wakiriye. Nyuma y'icyo habaho no gukurikirana ibyaturutse kuri ya ruswa. Wa muntu rero kuvuga ngo miliyari yanjye ngo iri hariya, iriya miliyari iragaruzwa, yikuba kenshi ikagaruzwa n'umutungo wayikomotseho. Niba hari inyubako wari umaze kubaka, ama etaje, amamodoka, birakurikiranwa bigafatirwa, bikazagurishwa, bigasubizwa mu isanduku. Wanyemereye nkakwibutsa ko uyu muntu muri kwaguhisha bya bimenyetso turimo kugenda tuvuga na wa mutungo waturutse kuri ruswa, ntabwo agenda ngo yandike ngo ni inzu ya janti, nyine hari utuntu twinshi tuba turi hariya, ku buryo ababizi neza ko uriya mutungo atazawugaruza, kuko azadekarara ko nta kintu afite. Ibihano mubona bihagije, munyurwa nabyo nk'urwego ruregerwa kenshi rukurikirana kandi ruba rubazwa aho tugeze n'aho tugomba kugera? Hari uburyo bubiri bwo kurwanya ruswa ibihugu bigenda bihitamo. Nk'ibyo bihugu wavuze byo mu Barabu no muri Aziya, ibyinshi harimo n'ubwo Bushinwa, byo byahisemo gushyiraho kubaka ubunyangamugayo. Nicyo bashyizemo, ku buryo nko mu Bushinwa na za Koreya n'ahandi haba amaduka yicuruza, uza ugafata ibintu ukigendera nta na kamera. Ushobora gusiga telefone mu kazu bategeramo imodoka, ukagaruka ukayihasanga, bazi ko kwiba ari icyaha kidasanzwe. Hakabaho rero n'abafata ingamba zo gukomeza ibihano, harimo cya kindi cy'urupfu. Twebwe turashyiraho ibihano biremereye ku buryo uvuga ngo ningwa mu cyaha cya ruswa baranyica, bafataho kugira ngo nze kwicwa ndarya dukeya ndyame kare. Rero mu Rwanda twahisemo kubifatanya byombi. Twahisemo gukomeza amategeko, gukora prevention no gutoza abantu ubunyangamugayo, ariko duhitamo no gukomeza amategeko no kuyakanyaza ibihano, gukanyaga ibihano kuva kuri iyo myaka 5 kugeza kuri 12, ubwikube 3 kugeza kuri 5, gufatira wa mutungo ukomokaho n'ibindi. Hari amayeri menshi rero, amayeri menshi yo kwiyandikaho, kwandika ku bana bawe, ku mugore wawe, kuri baki bose, ku bintu binyuranye. Urwego rw'umuvunyi mu nshingano 8 rufite harimo n'iyo gukurikirana imenyekanisha mutungo ry'abayobozi n'abantu bose bafite aho bahurira n'imari ya leta. Ibyo rero barahisha koko, nibyo duhoramo nyine. Ruswa irihinduranya, ni ikibazo gikomeye cyane. Irihinduranya n'abayirya bagahindura amayeri. Urumva kwandika ku bantu, ariko uko byamera kose ntago twacika intege. Niyo mpamvu dusaba abaturage gushaka amakuru no kuyatanga. Niba ubonye hari umukecuru muturanye ufite ibyangombwa 10, ufite amazu abamo kandi ubona bitazi aho byaturutse, kuko usanga ari nk'abana babo bagenda babyandika ku mukecuru, ugasanga umukecuru afite ibibanza 80, afite ama etaje amwanditseho atazi n'ahantu biri, ntabazi naho biri, kuko nyine we umwana wafatiranga muntu yagafata n'ibiki, uko abonye umutungo akawumwandikaho ntazamenye iyo biri. Umuturage rero umenya amakuru yo kubona umuntu ari gukira mu buryo budasanzwe, natanga amakuru. Nta kundi kuntu twabikora uretse ubufatanye bwa buri wese, kuko ruswa yo irakompuritse pe, nk'uko bivuga, iragoye n'ukuri, ariko birashoboka. Ndagira ngo tuze kwakira telefone z'abantu badukurikiye, ariko Promesse nabonye ushaka kugira icyo ubaza. Hari icyo nshaka kumubaza ku ngamba bafite kugira ngo ya manota ave kuri 58% akomeza azamuke. Urakoze. Ubu hariho ingamba zinyuranye, hari ugushyigikira ko no guharanira ko amategeko ariho, kuko ariho arahagije pe, ashyirwa mu bikorwa nk'uko mwabivuze.
hari ugukora ubukangurambaga mu bigo by'amashuri, hari ugufata integanyanyigisho zo mu mashuri abanza, hakajyamo ibijyanye no kwigisha abana gukurana umuco wo kwanga umugayo, umuco wo kwanga iby'abandi, umuco wo kugaragaza ibidakwiriye, umuco wo kwanga ruswa n'ibijyanye nayo byose. Hari ingamba yindi iriho niyo gushishikariza abaturage bakamenya rya tegeko ryo kurengera abatanga amakuru, kuko ruswa tutayivuzeyo ntago bishobora gucika. Ruswa kuyirwanya ni ukuyitunga agatoki. Rero turi mu bukangurambaga bwo kwigisha ngo mwamenye ko iyo utanze amakuru ya ruswa udakurikiranwa, wamenye ko iyo utanze amakuru ya ruswa tutagaragaza amazina yawe, uko abanga kubivuga kubera gutinya. Turi muri ubwo bukangurambaga rero. Hari ni na polisi iri kwigwaho n'iteka rizemeza ko utanze amakuru ya ruswa umuntu agakurikiranwa bagasanga yariye ruswa ya miliyoni, azajya agira porosantaje ahabwa nk'umuntu watanze ya makuru, hakagaruzwa ya miliyoni yariwe. Ni urugero. Ibyo nabyo n'ibijyaho byo gushimira uwatanze amakuru, nabyo ni uburyo bwo gushishikariza abaturage gutanga amakuru no kurwanya ruswa. Izindi ngamba rero ni nyinshi, n'iz'uko njye nawe. Ibyo bizatangira ryari? Ibyo byikanye sawa cyane. Iteka ryabaye drafted, abantu baraza kuyakorera yayo. Bizatangira nka ryari? Ntabwo ryari ryatorwa burundu, ariko ryararangiye. Ubu bigeze muri stage yo kwemezwa no gutorwa n'inteko ishinga amategeko rigasohoka. Ko karaza gukemura ikibazo. Ni vuba. Ingamba ni nyinshi. Reka twakire telefone. Hari abantu benshi usanga bifuza kuvugana atari radiyo gusa, ahubwo bashaka kuvugana n'urwego rw'umuvunyi. Turebe ko telefone zacu zifunguye, hanyuma bakugezaho ibibazo bike mbere yuko dusoza. Nibiza no gukunda tuze kureba no kuri WhatsApp. Ndabona telefone ishobora kuba itaraba tayari. Wigeze kugaruka ku mibare kare. Hari imibare wigeze kuvugaho, uvuga ko ayo manota twagize, imibare wegeranyije mike ishobora kudufasha kumva ukuntu duhagaze yinyuremo. Yego. Murakoze. Uretse ku rwego rw'isi, ubwo wenda ni ku rwego rw'isi bya bindi by'imyanya n'amanota, reka tuvuge iwacu mu Rwanda. Yego. Iwacu mu Rwanda hari icyo twita uko abaturage babona imitangire ya serivisi, babona ruswa mu mitangire ya serivisi. Hari uburyo duhagaze. Hari icyo twita NST2, murakizi. NST2 dufite kuri ubu twari duhagaze ku manota 80. Twashaka ko twari dufite abaturage 89% bishimira uko serivisi zitangwa, bavuga ati rwose nta ruswa, umuntu ayihabwa vuba nta kibazo. Ariko dufite target yuko muri 2029 tuzaba dufite abaturage nibura 92% bavuga ati rwose uko biri hari impinduka zabaye, umuntu arasaba serivisi ntirangwemo ruswa, nta kimenyane, nta karengane karimo. Kuri ubu rero uyu mwaka ku manota, ku bushakashatsi bwari bwakozwe, abaturage bishimiye serivisi ku kigero cya 86%. Bigenda bihindagurika, tuva kuri 89 tukajya kuri 86 muri ruswa, uko babona ruswa, uko babona imitangire ya serivisi na ruswa muri iyo mitangire ya serivisi. Ariko target dufite ni yuko muri 2029 tuzaba dufite 92% by'abaturage bashima serivisi, bavuga ngo ruswa rwose iri kugenda igabanuka. Yego. Wenda naba mvuze kuri ibyo ko ubushakashatsi bukorwa ni bwinshi, kandi bukorwa mu byiciro binyuranye. Hari ubushingiye kwishimisha mu bishingiye ku gitsina bwo bukorwa buri myaka 4, nk'ubu dufite ubwa 2022. Hari bukorwa mu mashuri, ubushakashatsi buba buvangavanze. Reka tugaruke kuri telefone. Hari abantu boneho barimo bagerageza kuduhamagara. Radio Rwanda twiteguye kubakira rwose. Allo? Allo, allo? Allo, waramutse? Mwaramutse neza. Yego, ninde tuvugana urahagana he? Ni Fulgence from Kinihira mu karere ka Rulindo. Yego. Uwo mutumiye twamushimiye cyane, ako ga serivisi ahubwo tugiye kazatangirira. Nakurahiye. Cyane nitutangire tukitegure. Aho iwanyu se ibijyanye na ruswa n'akarengane ntacyo wabibazaho, bihagaze bite? Urebye hano Ikinihira, mwebwe mwarayiranduye burundu? Twarayiranduye n'imizayo, ahubwo twarayitabye. None ako ga serivisi uragashakira iki? Kinihira ni mu kahe karere?
mu karere ka Rulindo. Rulindo tuyishakishe muri raporo. Nta kibazo rwose iri munange ntarebe pe kuri kinihira nizere ko iri fufu. Okay, urakoze cyane. Sawa murakoze. Batako ga serivisi ufite icyo kazatangira ryari? wifuza kubaza urwego rw'umuvunyi turi hano. Alo? Okay. Yego. Turaza no kureba kuri WhatsApp naho niba hari abantu bagiye bandika ubutumwa bugufi nabwo bujyanye n'iki kiganiro by'umwihariko ku ngamba zikwiriye gufatwa cyangwa se n'izihari nazo bari icyo bazivugaho, ariko niba wumva unifuza no gutanga amakuru ushobora kutubwira. Ariko hagati aho waba unyuramo bwa buryo abantu babageraho. Yego. Abantu bafite ibibazo bijyanye na ruswa, akarengane, urwego rw'umuvunyi, umuntu abigenza ate? Yego, urakoze cyane. Umuntu ufite amakuru ya ruswa turanayashaka cyane. Turayakeneye pe. Nako ga serivisi kazaza vuba. Ariko igarutse gato reka twari kurindira ga serivisi tubikore nk'abantu natwe turi kwirinda ko byazatugiraho ingaruka. Burya muri iryo tegeko ryo kurengera abatanga amakuru riravuga ngo buri muturarwanda afite inshingano zo gutanga amakuru. Ibyo ni ibyo ngibyo nk'abanyamakuru murabizi cyane. Turabakeneyeho rero ayo makuru ya ruswa bayanyuza hehe? Hari ukwegera inzego zibegereye, ushobora kujya kuri RIB, ushobora kujya kuri polisi, ushobora noneho no guhamagara ku rwego rw'umuvunyi. Nimero ni 199, ni nimero itishyurwa. 199. Iyo nimero ubuhamagaye ku rwego rw'umuvunyi, hari abakozi babishinzwe bakwakira. Bahamagara iyo nimero bagiye kuvuga ikirero, bagiye gutanga amakuru ayo ariyo yose, yaba ari ibitagenda, yaba ari akarengane, yaba ari ukuvuga ati mu nshake hari amakuru ya ruswa mfite, uko abishaka. Abo bakozi bacu baba baratoranijwe ku buryo ntago wavuga ngo ngo baraza kuvuga ngo ni Gloria wahamagaye ngo ninde. Reka baba bafite uburyo cano bikorwamo ku buryo uwatanze amakuru arengerwa. Ushobora no gukoresha uburyo bwa message, kavuga ngo ijwi ryanjye bataza kurimenya bakaryumva utari kwizera neza ibya tegeko twababwiye, ukohereza ubutumwa bugufi kuri 1990. Ariko mugwaneza mwatubwiye ko nyine abatanga amakuru bo barahari nubwo muvuga ngo ni bakeya, ariko byibuze ubwo mubagira bakeya mugereranije nuko wenda mwebwe hari amakuru mwishakira mukayabona wenda mutarayahawe n'abatanga buhamya cyane abatanga makuru. Ariko murebeye muri rusange abantu baragenda babyitabira, biragabanuka, byifashe bite mu rwego rwo gutanga amakuru kuri ruswa n'akarengane? Yego, urakoze. Biragabanuka. Sorry biriyongera. Biriyongera uko uranabibona uko abaturage imiyoborere igenda irushaho kuba myiza, barakangutse. Baramagara ngo gitifu hano aramereye nabi, mudugudu urabizi no kuri radio barahamagara akavuga ati muturenganure hano imihanda. Kuriya bagenda batinyuka bizera ubuyobozi n'imiyoborere y'igihugu cyacu, baratinyuka no gutanga amakuru. Natwe uko dukomeza dukwirakwiza izo nyigisho mu mashuri, mu baturage hirya no hino, baragenda bamenya uburyo bwo gutanga amakuru, banamenya yuko barengerwa. Umwirondoro wabo ugize, wenda sinahita nibuka imibare neza uko ihagaze, ariko abatanga amakuru bariyongera, ariko ntago baragera ku kigero gihwanye na perception twumva n'izindi bafata bataduhaye amakuru. Mukorana mute rero n'izindi nzego, kubera yuko mushobora no gusanga bimwe mu bica intege abaturage ari ukuvuga ngo natanze amakuru nari mbizi neza, nari mbihagazeho, ariko umuntu natanzeho amakuru arakidegembya, noneho hari rimwe na rimwe muri za perceptions mwavugaga zabiravugwa, akavuga ati noneho ibaze ko yanamenye ko namutanzeho amakuru. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Mukorana mute n'izindi nzego kugira ngo koko iki kintu mu gicukumbure mu gikurikirane bize gutanga umusaruro? Inzego zose turakorana. Inzego dukorana mu kurwanya ruswa harimo urwego rw'umuvunyi, hakabamo RIB, hakabamo polisi, hakabamo OAG, Auditor General, turakorana NPPA, National Public Prosecution Authority, urwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, bose turakorana. Gukorana rero nuko twese tuba tuvuga ngo
aya makuru tubonye asesengurwe ntaze gutererwa iyo, kuko no mu bisubizo abaturage bavuze bituma badatanga amakuru baravuze ngo n'ubundi turabitanga bikarangira utyo nk'uko bivuze, wenda n'uwo nayatanzeho akabimenya nta n'icyo bamutwaye, n'ubundi nta n'ibyo ndimo, ugasanga biraca intege n'abandi. Ariko twese intego dufite muri ibyo bigo tuvuze ni uko duharanira ko amakuru yakirwa mu ibanga, kandi noneho tukazatanga na feedback kuri wa muntu waduhaye amakuru, tumubwira ati cya kibazo watugejejeho wa muntu yarakurikiranywe ubu arafunzwe. Ibyo nabyo biri mu nshingano zacu, uretse ko tutavuga ngo 100% uko inshingano tuzifite abakozi barazubahiriza. ako ga feedback kagera ku muntu watanze amakuru kamugeraho. Niyo ntego, ariko bikorwa bite? Kubera ko nako gashobora guca intege umuntu aramutse atayihabwa iyo feedback, akavuga ati ariko se ibyo navuze hari icyo byafashije. uwaduhaye amakuru iyo icyaha kimaze gukurikiranwa dushobora gusanga tukamubwira ati twasanze arahamagarwa, kuko araba yarakoresheje nimero ya telefone, hari naho tumusaba ngo atange imyirondoro tukayibika. Nuko ubwo rero barongera urwego rwabikurikiranye, yaba RIB yaba urwego rw'umuvunyi rurongera rukamuhamagara ukamubwira ati ya makuru watanze twasanze bujya ari uku nguku bimeze, ntabwo cyari ruswa burundu, cyangwa se ya makuru watanze warakoze umuntu twaramukurikiranye ubu ngubu ari mu bigenzacyaha, ari mu bushinjacyaha, arafunzwe cyangwa ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ntabwo birakorwa ku kigero gishimishije nk'uko bivuze. Yego. Turakomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo tujye dutanga feedback. Reka tugushimire cyane, mwakoze cyane Nadine, kandi n'ubutaha rwose muzaganire n'abanyarwanda nk'uko ruswa ari ikibazo, ngira ngo mwakwishimira kujya muganira natwe kenshi. Yego. Murakoze cyane.